tuzimenagura tutaziteguye. Amariyone hari izindi nzugi mbonye. Zimbwira. Turazimenagura mpaka zirangiye. Turakomeza aruko zino nzugi zose turazimena zose mpaka. Nawe turageze kutugera kuzawe. Ndashumye ubika urupapuro wakuye muri university ukagira ngo ni nk'icyangombwa cy'ubutaka. Ariko hagurutse kwabamo. Wajya ngo ni icyangombwa cy'ubutaka wasize. Utegera jirindi sengesho rirenza. Haguruka n'inyundo bamara urugi rwatumye. Rero ubana perimi mwisa ko utagira imodoka. Babwira ikintu abantu bazira. Nuko utemera amavuta. Ako mwakwemeye ko Uwiteka agiye kumenagura. Urugi bagushyiriyeho. Igora. Ruramenetse. Tubyakire nk'ubuhanuzi. Marayika we ngo yaracomokoye. Afata akatena ponseze. Umva nawe nurangiza ufata iyo urugendo ushirana muri puberi. Kandi ni ponseze yo mu mwuka. Iyo muri zamba. Ibya Petero nzabikora. Bosaya. Sherefire. Turabashuhuje inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana mukurikirana Prophetess Mama Lionel. Uyu ni wa mwanya twabateguriye Imana ifatanije natwe itwifashishije itunyuramo idukoresha kugira ngo mugubwe neza kubw'ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi. Turishimye tubasuhuza abantu bose badukurikirana ndetse bakanadukurikirana inyuma ya kamera, abari mu ntara zose z'iki gihugu turimo cy'u Rwanda, abadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, inshuti zacu za nshuti zanjye z'umwihariko zica inyuma ya kamera zikavuga ziti hano wakoze neza, ejo uzakuremo kano wongeremo kano. Turabasuhuje cyane. Uyu ni umunsi mwiza twabatumirije umukozi w'Imana unemera. Urumva umuntu tujya kwicarana namwe murabizi kwa kundi tuziranyeho, umuntu tujya kwicarana n'umuntu mba nemera mu rwego rw'isi. Imana ibahe umugisha cyane. Rero turabakunda kandi turabakurikirana, mutima wacu guwe neza. Ushobora kuburamo udukurikirana urwaye, aho uherereye hose urwaye, haba mu bitaro haba mu rugo, Imana igukize. Birashoboka kuri kudukurikirana uri mu nzira ugenda ugereye amahoro. Biranashoboka ko waba uri kudukurikirana uri mu kibazo kitakoroheye, wabuze umuntu ukigukuramo, Imana ikigukuremo. Waba uri kudukurikirana waragumiwe, Uwiteka guha umugabo n'ukuri. Ushobora kudukurikirana uri ingumba wakire kubyara. Iki kiganiro turifuza ko kigera ku mutima wawe kandi gihindura ibintu byinshi cyane. Wowe utubonye bwa mbere ukaba utarakanda kuri subscribe, gira vuba gira bwangu kugira ngo ikiganiro nigisohoka ujye ukibona bitagoye. Imana iguha umugisha. Rero oherereza mugenzi wa iki kiganiro umubwire ututera agatebe wicare. Mama Lionel yazanye umuhanuzi w'Imana. Turakwakiriye mukozi w'Imana kuri Prophetess Mama Lionel. Murakoze cyane, turanezerewe. Turagira ngo wibwire abantu badukurikiye, uwakureba uko ungana yagira ngo uri umusore, uwakurebera kuri taye wagira ngo uri impanga. Eliya w'itishubi nuko yarameze niyo taye yarafite. Turagira ngo rero abantu badukurikiye nonaha ubibwire. Yes, nitwa Evode Nzayituriki, ni umupastori umuhanuzi w'Imana. Hanyuma ndi umugabo wubatse, mba mu mujyi wa Kigali aho bita mu Gatenga Kicukiro. Hanyuma ndanezerewe kuba hano kuri Mama Lionel, kandi ndumva nishimye cyane. Amen. Kandi ndumva amavuta ari kumanuka, ndi no kwivuga. Ibaze umuntu wuzura imbaraga ari kwivuga wahanura mu matangazo. Mbese no guhanura mu matangazo. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Uri pasteur, abantu benshi bashobora guhita baza ati se umupasteur noneho Mama Lionel amukuye he? Mukuye mu ntamazi. Hanyuma aribuze kubabwira itorero ayoboye kuko afite itorero ryiza cyane. Mutumiye naramusuye ku itorero rye, afite itorero ryiza rinini ririmo abantu buzura umwuka wera. Afite itorero ari mu bapasiteri barimo bahubanura ubwami bw'abadayimoni bakabunaga ikuzimu. Amavuta arimo n'ay'ikirere ndayemera, kandi n'umuhanuzi Imana nanjye yampuje nawe muri ibi bihe umpanurira bikanasohora. Nako nkongeyeho kuko uri mu bahanuzi bampanurira ntibitinde. Murakoze cyane. Turagira ngo rero ubwire abantu itorero uyoboye naho riherere, kuko tubona abapasiteri benshi bakorera muri Gobyori. Ibwira abantu batagira ngo nawe uri muri systeme ya Gobyori. Yes, dukorera Kicukiro aho bita mu banyamakuru. Dufite imikoranire n'abanyamurenge baho. Hanyuma shumye
iyo minisiteri cyangwa se iyo church paruwasi ya Kicukiro, twitwa Eglise Pentecote Philadelphia International. Hanyuma niho bampaye gushumba kuyobora, naho watubariza, niho duteranira, kandi ntabwo dukorera nyine muri zogobyoriza nk'izo waruvuze, ahubwo dukorera ku mugaragaro, kuko Kristo yaduhamagaye ku karubanda, natwe tuvugira ku karubanda. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turagira ngo dutangire ikiganiro cyacu tuyobowe n'isengesho ugiye kudusengera nk'umukozi w'Imana. Imana yahaye amavuta. Uyu munsi murabona ko ndi iruhande rw'amavuta akomeye, najyaga mbasengera ndi mu kirere cy'abavuga butumwa, noneho uyu munsi murasengerwa mu kirere cy'abapasiteri. Sengera iri teraniro twicaye imbere. Mana turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Haleluya. Toristifo again miri para postifo. Turi imbere yawe uyu mwanya, turi imbere yawe, imbere nanone kandi yizi kamera. Nibyo. Nta kindi cyadushoboza uyu mwanya uretse umwuka wera w'Imana wonyine. Shimwa. Duhamagaye rero presence y'Imana, duhamagaye imbaraga zikomeye z'umwuka wera. Umwuka atuye ari muri twebwe, ariko noneho turamushaka byiyongereyeho kubwira iteraniro riri imbere yacu. Kubw'aba bantu bari kudukurikirana bari hanze, kubw'aba bantu bari kudukurikirana bari mu Rwanda, imbaraga zikomeye z'umwuka wera, imbaraga zikomeye zibohora, imbaraga zikomeye zikiza, zikomeye cyane, imbaraga zazuye Lazaro, imbaraga zitanga urubyaro, izo nizo duhamagaye. Imbaraga zizingura abakobwa bagashaka, imbaraga zikura abantu mu mayibobo zikabagira abagabo, imbaraga zikura mu biraro zigakarabya umuntu, zikamusiga, zikanamwambika. Izo mbaraga turazihamagaye muri iki kiganiro, kibe ikiganiro cy'amateka y'isi. Abantu bazumve iki kiganiro, ndetse n'igihe tuzaba tutakiriho, abantu bazakomeza kucyumva, bazajya bavuga ngo ahangaha umwuka wera yari ari gukora ibikomeye. Turagushimiye ko ubanye natwe Yesu. Twari dusabye umwuka wawe ngo tubeho cyane cyane, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Mbega isengesho rya gitambyi we. Ariko hahirwa abana barimo bavukira mu gitambyi, baba bafite amavuta yo mu rwego rwo hejuru. Kuvuga ugasanga papa we ni pasiteri n'andi mavuta. Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye usengeye mu isengesho. N'ubundi nshaka uko tubwira abantu badukurikiye, kandi b'abantu bajyaho hepfo muri komenti, makomantere yanyu turashaka, mwandike. Turashaka kumva icyifuzo cyanyu, mwandike. Turashaka no kujya twakira ibyifuzo byanyu, nta kibazo, biremewe. Turagira ngo tuganire amagambo y'Imana, n'ubundi niyo aturanga. Ndumva nshaka ko abantu badukurikiye ubabwira ku mbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zidukoreramo, hari imbaraga zakoze, hari imbaraga zizakora, hari ziri gukora. Uri bugure abantu imbaraga z'Imana. Iyo bavuze imbaraga z'Imana wumva iki? Ese ni ibihe bimenyetso? Yewe biranyishamye mbasangamo benshi imbaraga z'Imana aho zakoze, aho zakoreye mu musaya umugabo yica abantu 1000 nta n'isegonda. Imbaraga z'Imana nanjye yo nikebutse nkireba mbona ndi imbaraga, mbona ndi imbaraga z'Imana. Nareba ibiro mfite, nareba uko ngana, uko nsaho ingejeje, imbaraga z'Imana zita zigaragara. Karibu turakwakiriye kuri iryo jambo ryerekeranye no kubwira abantu imbaraga z'Imana. Wari wihebye aziko itagikorera cyakora, mpamvu yo kuvuga imbaraga z'Imana, gutegura aya magambo Uwiteka akashyira ku mutima, nuko hari ibintu byari byariparitse by'umuntu dukurikiye, Imana ikaba igiye gukoresha imbaraga zayo ikegura ihema ryayo. Karibu umukozi w'Imana. Topic nziza cyane, nziza cyane. Ubundi imbaraga z'Imana iyo umuntu azivuze cyangwa se iyo zumvikanye mu matwi yacu, akeshi tugomba kubanza kumenya ko hariho n'izindi mbaraga z'abantu, hakabaho n'izindi mbaraga ziri sataniste. Yego.
turabanza tuvuge ku mbaraga z'abantu, tuvuge no ku mbaraga za Satani, hanyuma tuze gusoza tuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Hanyuma imbaraga zikorera mu isi, habaho imbaraga z'amafaranga, n'imbaraga za politike, hakabaho n'imbaraga za Satani zikorana n'abapfumu. Ariko izo mbaraga zose maze kuvuga n'imbaraga zikorera hasi cyane, hasi cyane, ugasanga abantu bemera imyuka y'imigurano cyangwa y'imitongerano kurenza kwemera umwuka wera wo ku munsi wa 50. Hanyuma birangira gute rero? Birangira za mbaraga zose zitaye agaciro, uwari uzifite akaza kumenya ko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Izo mbaraga z'Imana rero nizo tugiye gutindaho cyane, kuko izindi zo ntitwazitindaho, kuko tuzizi gake. Tugiye kwivugira izo twabonye, izatubohoye, tuvuga izadukuye ahantu, haleluya, izatubyaje, izatwubakiye, izatugize abagabo, izaduhaye abana, izadushyize muri uyu mujyi wa Kigali, izatwicaje ku gatuza, zidukuye mu cyaro, yego, izatugaburiye, izadukuyeho urusyo rw'abadayimoni, izatwambitse, haleluya. Izi mbaraga zaduhaye udusura twiza, zikadukarabya, zikadusiga, tukagira amafureshe, tukava mu ngegera, yego, izadukuye hepfo zikatuzana haruguru, izadukuye muri ryangombe ry'abinga banyundo n'ibindi bitindi gasani, izadukuye mu bisekuru bitera umwaka, zikaducomokora, haleluya, pira anustifu, yego, zikadukura iyo aho twazunguzaga ibishirira turi kujya ku bwiherero, yego, zikadukura mu kwiyorosibira, zikadukura mu kujyana ibiziranyenzi muri tuwarete, ari byo tujyana hirya n'ibibabi by'ibababona. Imbaraga zatwigishije uko bambara neza, izaduteruye mu gisekuru kibi, zikadutereka mu gisekuru cyiza, ubwo tukava mu gisekuruza cy'imiryango tukajya mu gisekuruza cy'umuryango ukomeye kwa Abraham, izatwambaye umwaka twatewe n'iminsi n'abantu, twari tuwufite mwaka twari dukasiriwe umukoshi ukaze, twari dufite umwaka ugaragara no ku musatsi, mbega umwaka, uzi ko nakize umwaka umusatsi ugahita uhinduka umukana ntatekanta, uzi ko umuntu akira umwaka yari imibiri yombi akaba inzobe, uzi ko umuntu akira umwaka akambara akaberwa wambaye n'umwenda w'amacyo kubera ko akize umwaka, uzi ko ukira umwaka wajya ku muhanda utaba ufite n'aya moto abamotari bose bakagongana bagushaka, uzi ko ukira umwaka wanywa n'amazi adatetse nturwara inzoka, uzi ko ukira umwaka abantu bakagusuhuza bunamye, uzi ko ukira umwaka umuntu akakugurira ikarita ntayubuze, uzi ko ukira umwaka abakuru b'ibihugu bakagushaka, uzi ko ukira umwaka mu muhanda bakavuza induru bati niwe bati ni cya gifaru, uzi ko ukira umwaka abantu bakavuga amangambure, ukira umwaka bakagira ngo uri muto kandi ukuze, uzi ko ukira umwaka umuntu akakureba akajya abona ufite imyaka 18 ufite 32, uzi ko ukira umwaka kampani kaguha akazi utariza bize bicaye hariya, uzi ko ukira umwaka abandi bakisiga amavuta y'ibihumbi 150 wakisiga y'ibihumbi 5 ugaca kubarenza, uzi ko ukira umwaka waryaga mu gitondo ukongera saa sita na nijoro kandi uri umushomeri kubera ko wakize umwaka, uzi ko ukira umwaka wakwambara umwenda ukabona aho ufata, uzi ko ukira umwaka ukambara marineri wajya kubyara abaganga bakabona niwe mubyeyi waje kubyara wenyine hari abandi kubera ko wakize umwaka, uzi ko ukira umwaka abana baho baciye abantu bakabona ko nabo bakize umwaka, ukira umwaka abana mu ishuri bakicara bakabyumva bagatsinda batagira ubakocinga, uzi ko ukira umwaka indwara zakomanga ku rugi umwaka ukavuga ati mwebwe ntimwirirwe mwinjira hano twarahavuye, ukira umwaka wakwimukira n'inzibamo nyabingi zikibwiriza ziti haje umuntu ukoze muri matiyeri zishaka, uzi ko ukira umwaka abantu bakureba bagatitira, kandi turumva dushaka kuvura abantu umwaka badukurikira, kandi umwaka ubaveho mu izina ubaveho umwaka wo kudashaka, umwaka wo kutubaka ingongo ziremye, umwaka wo kutabyara, umwaka wo kudakora warize,
umwaka wo kutambara neza, umwaka wo gutsindwa mu bizamini kandi imodoka uyizi, umwaka wo kutamenya Yesu, umwaka wo kubura imiryango kandi ihari, umwaka wo kuguma mu busambanyi, umwaka wo kutagira konte, umwaka wo kuguma mu bujuru, umwaka wo kunywa urumogi, umwaka wo kunywa kode, umwaka wo gutwara abagabo b'abandi, umwaka wo kunywa mugo. urakira umwaka, ugomba kuvaho uwo mwaka, ugomba gukira umwaka w'ubuzima. uyu munsi urakira uwo mwaka, urakira umwaka, uyu mwaka uragatsimba. mana we turawukura mu bisekuru bitandatu byaho uvuka. uzi kugira umwaka ukurirana indege nawe, umwaka ukagira ngo ni rukururana bawugusudiriyeho, wajya gukata umwaka ukajya ukubuza gukata, ukaba ugira ngo ni umugozi. uzi ko ukata umwaka ugacomora feri. uzi ko umwaka ukugendaho wanatega kwasiteri, umwaka ukuriranamo na. uzi ko wicarana n'abasirimu bakumvuranuka kandi witeye dodora wa. uzi ko umwaka ukuzaho wanisiga amavuta ntagufata. uzi ko umwaka ukuzaho umusore yakurambagiza ejo mu gitondo yazana inkwano akabona uri mubi. uzi ko ugira umwaka batera ivi none ejo bakavuga ngo twikiniraga umwaka. uyu mwaka umwaka wakwangije umwaka wajyanye Burayi. ibaze ariko nawe uzi ko umuntu agira umwaka yatunga miliyari kuri konti akajya ararota inzoka zimwirukanka. uzi ko ugira umwaka ukagira amafaranga ntunarye, uzi ko kubera umwaka wagukurikiranye ugasanga iwawe nta biryo ugira, ufite umuntu mu mururumba, konti yuzuye amafaranga. kubera iki? ni ikimenyetso cy'umwaka ubana nawo, umwaka uza no mu mafaranga ahari. uzi ko umuntu agira umwaka bagategura inkoko yajya kureba kuri orere bagasanga ntiyemere kurya ibiryo bitarimo umunyu. uzi ko umuntu agira umwaka akarundanya amafaranga, yamara kugwira igihe ageze mu rwego rwo kurya neza bakajya bamubwira bati rero inyama zivuye, ubujijwe inyama, ubujijwe isukari, ubujijwe umunyu kubera umwaka. babyita gukuka amenyo ingombe iguye, harimo n'igitutsi ngo uragakuka amenyo ingombe iguye. urya ni umwaka, uwo ni umwaka kubuza, uwo ni umwaka mubi cyane. kandi numva abantu bari gukira imyaka irimo iragenda. ubundi umwaka ubundi gute umuntu yambuka Nyabarongo akambukana umwaka ukagera mu mujyi, ukaba muri etaje, ukaba mu makaro, umwaka uza no ku makaro. Imana iri bukize umwaka abantu bose badukurikiye muri iki kiganiro. yego wowe ntukupe gusa, turaza gusoza umwaka wakuvuye kandi umwaka urakuvaho utazagaruka. ni itegeko kuko turashaka kuvuga imbaraga z'Imana zigahera kuri uwo mwaka zikawitana. ni ukuvuga ngo ntabwo uwo mwaka tuwusaba, ntabwo twinginga, nta negosiyasiyo, nta nama tujya nawo, kuvuga gusa ni itegeko tuvuga gusa ni ukuvuga. nimba usudiriye mu biganza ukaba utakira tuvuga uravaho, umwaka ukuvaho. nimba usudiriye mu ntebe aho wicara mu biro ukaba ugeze aho wicara abantu ntibinjire, urakuvaho. uwo mwaka urakuvaho. umwaka utuma ushinga iduka ufite ibintu byiza biri karita abakiriya ntibaze, uyu mwaka urakuvaho. turi kuvuga ndumva ndi mu mavuta yo gukuraho abantu umwaka. Then no still for again. uyu mwaka ukurikirana n'abana bawe ku ishuri, umaranye igihe. uyu mwaka uragenda ukagera no mu nkweto zigacika n'iki. uyu mwaka ucuyisha umwenda wa original umwenda ugaca, abantu bakajya babona wagira ngo wambaye terera hejuru kubera umwaka, kubera imbaraga z'Imana. Haleluya. izo mbaraga ndashaka twari turi kuvuga ku mbaraga z'Imana, duhita twibuka umwaka Imana yadukuye. nuko nyine bidufata, nuko nta kundi dufatwa dute. ni ukuvuga ngo igifaru cyicaranye na mashini gandi, ni urwo nawe umva aho hantu, umva nawe ibintu byawe, nawe umva icyo kirori, mashini gandi n'ibifaru, umva icyo kirori, umva uwo mucaca, nurangiza urasigarana umwaka uhereye. abazimu ni ugucucuma. usibye ko wenda ufite ingorane zo kutemera amavuta turimo, ariko umuntu wemera amavuta turimo, icara wumva uburyo tugiye kugukuraho umwaka ukakuva ku mutwe. hanyuma izi mbaraga rero, Haleluya, ni imbaraga zikora ibintu bitatu bitakorwa n'izindi mbaraga izo arizo zose. icyambere, izi mbaraga z'Imana iyo bazivuze jya wumva kuva mu rupfu ukajya mu buzima. uzi ko hari abantu bapfa bahagaze, umuntu akagenda yarapfuye cyane. uzi ko umuntu agenda yarapfuye nawe akabyumva ko yapfuye. uzi ko n'umuntu akwiciriho neza ukagenda yaranaguhamye yarashyizeho umusaraba yibuka n'itariki yakwiciyeho, akajya no kukwibuka uriho, bigatuma ibintu ukora byose byarapfuye. ariko
belesti ndumva duhagurutse, oya turaje ndumva tuje. tugiye kubanza tuvuga izi mbaraga izirekire bose, umuntu abanza azumva uko izi mbaraga abanza zitandukanye n'ubundi bubaraga bwose wumvise. zikingura hakinze. izi mbaraga ni imbaraga zikorera mu cyo bita umwuka wera. Aleluya, aleluya. wamanukiye abigishwa ku munsi wa 50 Yego. i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru. Aleluya. hanyuma mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo icyakora muzahabwa Yesu we. imbaraga, muzahabwa imbaraga. Yesu we. umwuka wera nabamanukira. niryo pfundo rero ry'izi mbaraga. Aleluya. izo mbaraga iyo bazivuze umva umwuka wera. Nibyo. umwuka wera Yesu amusezeranya intumwa yaravuze ngo izo mbaraga ni ziza, uwo mwuka naza ngo azatsinda abisi. Abemeze. izo mbaraga ziratsinda. Amina. ntizitsindwa, ziratsinda. Aleluya. It is stop again. Aleluya. izo mbaraga ahantu ziteye ziragenda zigacomokorayo imari zashakaga gukurayo zikayiherekeza ikaza. aho ziteye ntiziza ubusa, ntabwo ziza ubusa. amina. izo mbaraga ni imbaraga zifata umuntu wanywaga urumogi, yego, zikamukura ku rumogi, nibyo, akagenda yuzuye izo mbaraga. nibyo. nituvuga imbaraga rero z'Imana, wumva umwuka wera. wumva umwuka wera ntabwo ari ziva kuri kawunga, ntabwo ari kawunga, ntabwo ari ziva muri gym, ntabwo ari ifiriti, no, ni imbaraga z'umwuka wera. ntabwo ari za mayoneze, no, zoherejwe kubera impamvu. ntabwo ari imbaraga za nyabingi, no, si imbaraga z'amafaranga, ntabwo ari imbaraga z'amafaranga, si imbaraga za politiki, si imbaraga z'abakomeye abibisi, ni imbaraga zitwa umwuka wera. izo mbaraga rero ubwo tugiye kuzivugaho rero, ni imbaraga zifata umukobwa bazingazinze, baramwicaje ku gatebe ka kinyarwanda, baramukubiseho ibisudire by'isi, baramumanitse barapfundika, baramumanitse mu biti, baranashyizeho n'indahiro ngo azashaka tubajije, baramaze no kudanangira bagasudira. izo mbaraga zikagenda zikajya hahandi bamushyize, atiriwe yivuza, nta consultation, oya, nta bintu bamuvugutiye, nta bintu bahamagaye bindi. Aleluya. they are not for again. izo mbaraga zikajyayo zikavuga ngo tuje gufata, ntabwo zinegosiya, zigenda zifata icyo zigomba gufata, zigenda zizi ibyo zigiye gukora. kanyuma ni imbaraga zitera ariko ntiziterwa. buriya iyo uteye umwuka wera, niyo waba uri umupfumu umeze gute, umwuka wera ntabwo byirirwa binahagera aho ari, kuko ni imbaraga z'umuriro, ziratera ntiziterwa, ziratsinda ntizitsindwa. ni imbaraga zitavuguruzwa, yego, ni imbaraga zitanegosiya, nibyo, ni imbaraga zikora mishoni, nibyo, kandi iyo misiyo zijyamo ziba zamaze kwitegura. Aleluya. ni imbaraga zisesera mu nama iyo ariyo yose, zikubitane zihuje, ni imbaraga badatumira, badaha invitation, zo ziritumira, ntabwo zirirwa zisaba negosiyasiyo ngo zijya aho zishatse zigakora uko zishaka, aho zoherejwe na nyirazo, naho zoherejwe na nyirimbaraga. yego. ngizo rero imbaraga. warumbajije uti tuvuge ku mbaraga, dusobanure ku mbaraga. Yego. imbaraga rero nizo zitwa umwuka wera w'Imana. muri Yohana 14:15 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo nanjye nzasaba data nawe azabaha umufasha. Aleluya. izo mbaraga rero ni umufasha. Imana ihabwa icyubahiro. tunabwira abantu ko Imana idakunda abasiribateri, nuko bimeze. ntabwo rwose ntibakunda. ako kantu rakavuze, nibuka umuntu wavuze ati wowe wa musore ko udashaka ubona uzakira, ati hari umugisha w'urugo, yego, ati Imana ikunda gutanga umugisha w'urugo nugumya mu busiribateri ntuzakira. nawe uti ntabwo Imana ikunda abasiribateri. ndagasobanura mu buryo bubiri. uburyo bwa mbere, buriya umufasha
ari we mwuka wera yego ni umujyanama. iyo umufite ntuba uri wenyine, yego ariko iyo utamufite uba uri umusiribateri. rero umunyamubiri aba ari umusiribateri, ntagira umujyanama mu by'umwuka. umunyamubiri aba yibana wenyine, yigisha inama akanisubiza, kandi inama z'umutima umuntu yigira nibwo bupfu. ariko umuntu ufite umwuka wera aba afite umufasha. nibyo ntabwo aba ari wenyine, nta rungu agira. Yohana aravuze ngo nimukunda Yesu muzitondera amategeko ye, Imana ishimwe, nawe azasaba data azabaha umufasha, azaho muri. amina cyane. hanyuma mu buryo bwa kabiri, umusiribateri hari imvugo mujya mwumva ngo ntabwo twagira gutya ntitwashaka. umusiribateri agereranwa n'umunyamubiri kuko umusiribateri arigenga. yego wa mugani, ubuzima bw'umusiribateri buragoye. abasore ntabwo ndabakira noneho, ariko nuko bimeze. atahira igihe ashakiye, nuko bimeze. sasa yego ashobora kuryama adahanaguye neza, ntiwamucyaha, nta ibintu bye biraba bijagaraye. nuko bameza benshi, ni ukurya capati, kubona indyo yuzuye ntatera ipasi ni bake. ndabyumvise mu buryo bw'umuvugo ya kinyamwuka, agende kubyumva cyane. hano ndabizi ko ari abanyamwuka, niyo mpamvu nagiye mu birere by'umwuka cyane. hano ikurikiranwa n'abantu b'abanyamwuka, ni abanyamwuka. rero tubwire umuntu udafite umwuka wera, imbaraga z'Imana kugira ngo zigukorere biragusaba kwikonegita n'abanyamwuka. nuko nukuri, kandi abanyamwuka nyine abanyamwuka Imana ibibatuyemo. nibyo ubwo ni ukuvuga ngo iyo ufite umwuka w'Imana ugenda Imana ikurimo, ugenda ufite Imana, uri inzu y'Imana. noneho uri umutamenwa we wazambaraga. noneho Imana ntirinda zino nyama n'amaraso, ahubwo Imana irinda cya kindi kikurimo. abakurwanya ntibakubasha kubera ko zambaraga nizo zita zihangana nabo, bagutera bazi ko ari Marionette. yego hanyuma umwuka wera ukaba ari babwira ngo stop, zambaraga. yego zambaraga. Mana nyagasani, izi mbaraga rero ibikorwa zakoze mwakagira Imana. yego urambonera ngo izi mbaraga Paulo na Sila barabashyira mu nzu y'imbohe. yego disi Paulo na Silas mu nzu y'imbohe baragenda, bagezemo ngo babafungiye ivugabutumwa, bigira ngo se babafungiye n'icyaha, kubera ngo ko babwirije abantu bagakizwa, bagakora ivugabutumwa, bagakiza indwara. bakiza indwara barangije barabafunga. ariko uzi ko baduhize kera, uriya mwuka ni uwa kera. uzi ko uyu mwuka ushaje, ni umwuka ushaje. ukaza hano watanze ayawe kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana, wesitaye kamera wishyuye ibintu byose wabyukiye kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana, ukumva umuntu aratoboye ati kavuna umuheto. ni umwuka ufite imvi. ibaze abantu bakoze ivugabutumwa, bakiza indwara, bakora ibiterane, basengera abanyabyaha barakizwa, barangije barabafata bashyira muri gereza, ngo bana bahondaguye babakubise, ngo barabakubise barababoha, babafunze banaboshye, bafunzwe nabi baboshye, bageze muri gereza ngo mu gicuku cya nijoro. aho niho nashakaga mu gicuku cya nijoro. atangira kuvuga ati Silas we, uribuka ukuntu twavugaga ngo uzi kurinda turi hariya indwara zigakira? yego se. Silas nawe atari, ariko uribuka ko cyagiye wavuze ngo ni ya Mana ikora ibikomeye. ati bibe twari dufite n'ibyari kudusiga amahoro. undi aramusubiza ati ariko uribuka ko Dawidi nawe yabuze ukuntu ayivuga? yego akavuga ngo yego uriya Mana ikiza indwara, yego uriya Mana ikiza kanseri, uriya Mana itanga urushako, uriya Mana ikuraho amahembe. aturibuka iyo ndirimbo ukuntu twayirimbye, ati turibuka abantu twabatije, turibuka abantu twakijije, turi kumwe na Yesu. yego undi ati ndabyibuka. rero ntabwo turi bugume gutya. ngo barahaguruka, bari banaboshye. yego akanwa kataboshye, ariko nubwo bari baboshye amaboko, Haleluya. ntabwo bari baboshye amaguru. aka kanwa nako ni koroshye kuri izi mbaraga. aka kanwa Imana yaduha, aka niko karwanisho.
nukuri niko kanyundo nibyo niyo nkota muntu ufite akanwa mana ufite ikintu gikomeye wigapfusha ubusa wivuga iby'ubugoryi ufite akanwa keza rwose vuga rwose ngo akanwa kataboshye noneho barahaguruka batangira kuririmba yego haleluya batangira kuvuga ngo no mwipfa ryanjye ryose na rizamumuriza izindi fungwa ziti iryo zina muvuze ni ryane yego baba baraje barabati rero mwebwe mukoma amashyi twebwe turaririmba kugira ngo tudasobanya ngo barabyina bararirimba ngo barasenga barabyina ngo barasenga uko basenga zambara zitangira kumanuka elosha ado zitangira kumanuka ngo zigera hejuru ku mabati yego ngo zirapfumura muri parafu zambaraga ngo zirangije ngo zirabanza zikora icyo bita kortire ziragota haleluya ngo ziragota iburyo n'ibumoso ngo imbaraga zirangize zifata kugi ziravuga ati rero ibintu biri kubera ahangaha ntabwo ari byo gukingiranwa yego zicomokora amakugi ndiyo belistif again ndiyo zishyira ku ruhande ndiyo ariko wambaraga ariko izi mbaraga chomoye inzugi zafungiranye abantu turazicomoye inzugi zafungiranye abahanuzi mu izina rya Yesu chomoye inzugi zafungiranye abacuruzi ducomoye inzugi zafungiranye abakobwa ngo badashaka ducomoye inzugi zafungiranye abasore ngo batabona inkwano ducomoye inzugi natwe turi abahanuzi zituka abantu b'Imana Pawulo na Silasi ntibahari ariko natwe turahari turi mu cyimbo cyabo ducomoye inzugi zatumye abantu badatera ducomoye inzugi z'uburwayi ducomoye inzugi za kanseri kwica abantu vuba ducomoye inzugi z'amadiyabete ducomoye inzugi zo kurwara imitwe idakira ducomoye inzugi zakingiranye abantu ntibarenga aho bari inzugi zakinzwe abantu aribo bazikoresheje tuzicomoye badahari ducomoye inzugi tuzicomoye baryamye tuzicomoye bahuze tuzicomoye bari bize tuzicomoye barebye hirya tuzicomoye tutitaye ku bazicometse tuzicomoye tuzongera gucomeka tuzicomoye burundu tuzicomoye tuzishwanyaguza tuzicomoye ubutazongera gusudirizwa tuzicomoye duhita tuzikandagira tuzicomoye tuzimena ku buryo zitazongera kujya gukinga ahandi tuzicomoye tuzegamira turazicomoye kwa jina la Yesu turazicomoye inzugi zo guhitana abakozi b'Imana inzugi ziri kwica abantu igihe kitageze inzugi ziri gukenyura abantu mburagihe bakagenda inzugi ziri gutuma abantu barota birukankanwa n'ibyo batareba izi nzugi ziri gusenya ingo z'abantu izi nzugi ngo ntiwarenga ngo ntayo wanyukira izi nzugi ngo ntiwakurira iki n'iki izi nzugi ngo ntiwakurira indege iyi mipaka yashyizweho turayana izi nzugi turati deboshara prestifo izi nzugi ariko izi nzugi ziyita iki izi nzugi ariko Imana iherutse kubwira umusozi ngo wa musozi we wiyita iki warugiwe wiyita iki ko watumye abantu batarenga aho bari wiyita iki abinjira n'ibinjira n'abasohoka n'ibinjira wiyita iki ko watumye abakobwa bagwiza 50 wiyita iki wazanywe nande kuri uyu muryango wiyita iki urufunguzo twamenya aho ruri ni mu mbaraga funguka turagucomokoye funguka abakobwa bagiye mu ngo zabo niko gahunda imeze funguka abasore bava iwabo uzi ko biri kuba funguka nanjye ndi kumva Imana uzi ko birimo bisanzwe ndi kubona hari abantu Imana iri gukingurira ndi kubona hari imiryango iri gukinguka ndi kubona hari abantu bari barakingiraniweho batarenga bari gukingurirwa yerekwa mu cyumba cy'umwuka ndi kubona hari abantu bahaye aho batarenga umuntu arakubwira ngo uzahare ngo mbajije ndi kubona inzugi zikingutse zirakingutse uratabawe zirakingutse urashatse zirakingura curuje kandi ucereye ku gishoro gito zirakingutse urerekanywe zirakingutse ubonye wa mugabo zirakingutse uratabawe ya modoka urayitunze zirakingutse inzira bonetse zirakingutse ni byiza haleluya ni byiza haleluya uziko n'inzugi zacu zikingutse nanjye ndi kubibona hari inzugi zize zikingutse natwe turakinguriwe twicaye imbere yanyu hari inzugi nari inzugi hari inzugi z'ibiterane bikomeye hari inzugi
hari inzugi zo kubwira abantu mu bihugu bataramenya Imana. Yego, hari inzugi z'amahanga akomeye. Hari inzugi zikinguye. Hari abantu badukingiranye. Turakingirana. Abantu badukingiranye bashyiraho n'amagambo. Bakubitaho n'urufunguzo rw'umudongero. Turabyanze. Singufuri z'imidongero turazimenya. Ntabwo tuzifunga. Turazimenye. Ntabwo tuzikinguye, turazimenye. Tuzagira ahandi zijya gukinga. Turazimenaguye. Turazihomboye. Turaziturikije. Turaziragije. Ntabwo tuzifunga. Turazimenagura. Inzugi z'ibyuma. Cagaguramo kabiri. Ibihindizo by'inzu zabicamo kabiri. Inzugi z'imiringa. Inzugi ziduheza mu gisekuru cyaho tuvuka. Inzugi zidusubiza inyuma. Inzugi ariko urugi rukwitambike ko. Urugi ariko amafaranga yawe ahere kuri Western. N'amagambo barushyizeho. Urugi amafaranga ahere mu bitekerezo by'abantu. Ahere mu bitekerezo. Namanuka agera mu biganza bayaguye. Abantu bagambiriye be gusohoza. Inzugi ariko mbega inzugi ukuntu ari nyinshi. Inzugi ariko ko zifunga n'ubwonko bw'abantu. Inzugi ziko zari zabaye inzugi. Inzugi zifunga n'ubwonko bw'umuntu waragiye kuguha ngo agiye kubanza kubyigaho ukagira ngo laboratoire bipimamo. Ukagira ngo hari inama nyobozi ari bujyemo yo kujya kubyiga. Ko ari wowe ufite ubundi wabirekuye. Izo nzugi zagufunze zituma udakora. Inzugi ziheza umuntu mu bitekerezo yatekereje gufasha imfubyi ntazifashe. Inzugi zituma abana b'imfubyi batiga kubera inzugi zafunze ubwonko bwawe. Inzugi koko zikubuze gusoma ijambo ry'Imana. Inzugi zituma utinjira mu rusengero ngo wumve abakozi b'Imana ngo arabahaze ngo usengero online. Izo nzugi. Izo ni inzugi. Amenagura. Turabomoye. Turabomoye. Inzugi zituma uhabwa akato wica mu bandi. Inzugi zituma umwuka wagira ngo inzugi zigukure muri korari ngo barakuvuga. Inzugi zikwima umusanzu wakora. Inzugi zigukura mu kidiyakoni ngo haba amagambo. Inzugi z'amagambo zikubuze gukora. Uramenagura tuzimenaguye tutaziteguye. Amariyone hari izindi nzugi mbonye. Zimbwira. Turazimenagura mpaka zirangiye. Turakomeza ari uko zino nzugi zose turazimena zose mpaka. Nawe turageze kutugera kuzawe. Nawe uhaguruke. Uhaguruke ugira urwumena. Ntukingura ahubwo urumene. Bomora. Ndikumva Imana mu buryo budasanzwe. Ndikumva Imana mu buryo budasanzwe. Mashini gandi n'ibifasha. Shere bose. Nawe fata urugi. Hari inzugi. Umene. Maze kubona muri iyi minsi. Yego di. Hari inzugi zashyiriweho abakozi b'Imana nyakuri. Yego sha. Tenda. Hanyuma abesikoro bazishyiraho. Batuburira abantu. Ruriya rugiko rukaze. Babesha. Bati wirenga hano ujya kumureba. Wirenga hano. Wirenga ahubwo mbanzaho. Korera inyuma y'urugi. Mbanze mugira inama. Ruriya rugi rurakomeye. Umuntu yatekereza kuvuga ati mama Lionel yicano imeze neza. Reka tuyagure tuyigire televiziyo. Televiziyo y'abakristo. Televiziyo y'abanyamwuka. Urugi rukanga. Televiziyo bazajya bandikiraho amandiko. Televiziyo bazajya buzuraho umwuka wera isi yose igasenga. Televiziyo ndazizajya zihambuka. Televiziyo ibirema bihagurukira. Alleluya. Ariko televiziyo wicara imbere urwaye ugakira nakugezeho. Televiziyo uzana impeta gusa umuntu agahita avuga ati utahanye n'umugabo. Nibyo. Televiziyo noneho aho kugira ngo uwo muntu are kuri ibyo akabanza kujya kubaza barandi ba nyine inzu. Bamwe bazikinze. Bamwe bagukingiranye. Kandi bazi ibyo bakinze. Bamwe bagukingiranye barangiza bakakuboheramo n'imbere. Uranyumva? Bakakuboheramo ibaze iyo bakinga gusa ariko ntibanakubohera imbere. Bari baboshye. Yego. Babakingiranye. Uzibwira ngo umuntu agukingirane yakuboshye so babonaga bari bakingiranye ubundi barohwaga kubera iki? Ko bari baboshwe ubundi babakingiraniraga iki? Ubundi se urugi rurenze umunyururu wa oya ntabwo bikunda. Erega mutwumvire mu isi y'umwuka. Mbabarira unyumve. Muce mu cyumba cy'umwuka. Zamuka mu mubiri. Zamuka n'urugi bagukingiraniyeho urubomora ariko. Bomora fata. Kwaje kugufasha kubomora. Kinubi. Aterebo saya. Ya kinu. Mena. Kubita uko rugi mama. Mena. Kubita uko rugi. Bomora. Ngo kurarutukana n'umugabo wawe. Bugaca. Niwo mushinga wonyine mufite. Ndagura. Menagura urwo rugi. Menagura urugero kwibagije icyongereza warakize. Tekereza menagura urwo rugi rwatumye ubika urupapuro wakuye muri university ukagira ngo ni nk'icyangombwa cy'ubutaka. Ariko hagurutse kwa bomora. Wajya ngo ni icyangombwa cy'ubutaka wakize. Ubutegereje irindi sengesho rirenza.
hagurukana inyundo bamara urugi rwatumye rero ubana perimi mu isakoshi utagira imodoka babwira ikintu abantu bazira ni ukutemera amavuta ako mwakwemeye ko Uwiteka agiye kumenagura urugi bagushyiriyeho igora ruramenetse tubyakire nk'ubuhanuzi marayika we ngo yaracomokoye ariko kubera ko iyo wacomokoye hari igihe bongera bagacomeka ubu hariho systeme zimeze nk'ahari ari shyashya niyo mpamvu ari ukumena niyo mpamvu rero twebwe ntabwo turi bucomokore uzongera no kugira umunsi barukingisha rutazajya gukinga ahandi turarumenya rutazajya gukinga no kwa meri wawe hanyuma nyuma y'uko urugi turarumenya rutazajya no kwa sita wawe turarumenye ndumva ndi mu mwuka wo kumenagura ndumva ndi mu mwuka wo kumenagura inzugi bakoresheje bakinga tutarumenye bajya kurugurisha ahandi nabo bakakinga baruha undi munyamunwa nawe akajya gukinga oya tutarumenye hariho n'abatekinisiye bakongera bakarusudira nta mikino ndumva amapitse ruya turarumenye hari abasudirizi hirya bahita bongera bakarusudira bafite amagambo bongera agasudira bagashyiramo n'udufaranga bagashyiramo n'udufaranga bagashyiramo n'utwatsi n'utuvu n'utugambo n'udutitire bakongera bagasudasudira n'utunama n'utunama two muri gobzore n'utunama two muri kofi banywa agakofi ka 2 bagasiga bakubambye mu gikombe ari ukuntu banywa kofi bagasiga baguhambye mu gikombe ariko turarumenye turarumenye mena batazarusudira n'undi munsi hanyuma uziko birabaye rero noneho uwo bita Petero rero bigengendanye n'ibyo mo gatoya birasa ngo nawe ngo bari bamaze kwica undi mugenzi we abakozi b'Imana barabango turiya tuzamwica weekend irangiye tumaze kurya ziriya hene twashize muri ferego kuko urabona twamumenaguye twamurangije reka twirire indege tubanze tujye gukora inama buryo tuza tukamurangiza itorero rugere gafungo noneho ngo reka ngo babanza kurya amapurushete yavuga ati ngo bari babonye ko banejeje abayuda rero dufite abayuda ariko ngaho ibaze kugira ngo umuntu apfe banezerwe uzi ko hari ukuntu duhura n'ikibazo hakagira abaserebura cyane ngo kugira ngo anezeze abayuda wa ngo noneho ngo baramufata nawe ngo bamukingiranira mu nzu y'imbohe ngo bamuboha amaguru n'amaboko yego sha ngo noneho ngo bamaze kubikora ngo bamushyiraho n'abarinzi ko bari bamuboshye abarinzi barabakira gute ko yari muri gereza urumva ubugome bari bakinze abo barinzi ubundi aba barinzi mudushyiraho baneka aho duciye aho tunyuze baneka ibyo twapositinze ngo tuzaba turi hano abarinzi mudushyiraho ngo yagiye mu kazi abarinzi mudushyiraho ngo yavuye hehe ikindi gitenge ngo yaratwibye ariko abundi aba barinzi ndongenda mu minsi ishize n'abasinzirije sinari impari wari uhari mbasinzirije nari impari uri mu bisi abarinzi bongeye kandi bimaze iminsi byasinziriye oya abantu bameza ko byasinze abantu bameza ko abantu bahumetse kuri mama abantu bahumetse yarasinziriye abarinzi bari kugona inzugi zamenaguritse muhumura batabo kashoboka bakiri muri uyu mugono bakiri mu kugona tubiba umugono na rwa rugi twamenye hari ikintu cyitwa kwiba umugono no kwiba umugono no kuvuga ngo tugiye kwiba umugono izi nzugi bajya bakoresha tumenagura noneho uwo bita Petero ngo yari ngo bari bamucishije mu rugi rwa mbere yego noneho ntago bakingiranira ahantu hamwe kugira ngo tutamena rumwe bakajyana mu zindi akwicira mu mujyi akagusopanyiriza aho bagutomeye akakwicira no mu cyaro ahantu abona barimo bamuna amazi gutomera mbega bakwicira hose bakajya aho wadepoje bati burya twariganye ntiyabyumva ukagira ngo yari mu bwonko ati kapani yanyiza iti homo noneho ngo bamurenza ku rugi rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu yego ngo noneho urwa gatatu ngo rwari ibyuma yego niyo mpamvu twazanye systeme yo kumenagura tugiye gusoza dusengera aba bantu sibyo amagambo ari muri aka kanwa kacu twavuga n'iminsi ngazi nimufate amaposeze mufate inyundo murabanza muzikate umunyamakuru ngo afashe poseze nawe uko twamenaguye tukagenda dutaragurika arajya afata akate na poseze umva nawe nurangiza ufate uyora ugenda ushyira hano muri puberi kandi ni poseze yo mu mwuka iyo muri zambara ibya Petero nzabikora
iyo yo mu mwuka niyo yo mu mwuka inzugi bari barakoresheje bagukingira turaposheje turabomoye turamenaguye tuzihinduye ifu kandi dukoresheje za mbaraga twavuga zimbaraga zazuye raza izi mbaraga zambukije izi mbaraga zatanze urubyaro izi mbaraga zatugize abagabo izi mbaraga zatugize abashoboye izi mbaraga zakije kanseri abantu nizo dukoresheje. Haleluya. Mva basengera tugiye gusenga ongera ubasengera yawe batureho umugisha wa gihanga mashini gande birimo ibintu byinshi niko gahunda imeze n'ibifaru ya byese niko gahunda imeze bana mu izina rya Yesu. Haleluya. Twohereje imbaraga z'umwuka wera zibomora turabomora ibicaniro by'abazari byarakingiranywe turakubita hasi imyuka mibi ibicaniro by'abakonekone dukubise hasi ibicaniro byo muri ambero dukubise hasi ibicaniro by'imbaraga bakwitirira dukubise hasi z'imbaraga zayobeje abera tubomoye ibicaniro by'umwijima izi mbaraga zafashe ibisubizo by'abera izi mbaraga zatumye abantu basaza ari abantu batoya twohereje misile aho byafatiwe turekuye bya burende by'umwuka icyaha cyose aho cyafatiwe turekuye amabomba atonike amabomba yo kujya guturitsa ubwami bubifashe turaturitsa mu izina turabomora inzugi zakinzwe tumenaguye ibihindizo by'abadayimoni turaposheje turananiza haleluya turasenya haleluya turarimbuye haleluya turubitse turananije nibyo Pelostifo again Jalastifo haleluya urakoze kubikoze urakoze data mu izina rya Yesu amen amen amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane turaza kwandika nimero zawe ku kiganiro shalom shalom amina amen.